abatagira imodoka ntabwo ari abakozi b'Imana. Abantu b'iki gihe barayobye bari mu rusengero. Hari amagambo akomeye y'ubwami bw'Imana abantu bajya birengagiza, kandi kuyirengagiza kwabo niko gupfa kwabo, kuko dufite abantu benshi bapfiriye mu rusengero kandi ari ahantu ho gukira. Dufite n'abakozi b'Imana benshi bapfuye bahagaze, babaye kera nibura na mbere bari ibyapa, ariko umuntu yapfaga ahagaze kera agasigara ari icyapa, nibura akabwira abantu amagambo abakiza, wenda nashaka arimbuke. Ariko noneho nta nubwo umuntu abantu ntibakiri n'ibyapa, ahubwo basigaye bayobya abantu. Ntabwo ibintu byarivanze. Mwabonye ukuntu abantu aho kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza muri iki gihe basigaye bamamaza ibyaha by'abandi, bakamamaza intege nkeya z'abandi, kandi baratangiye bafite umuhamagaro baragowe, bayikorera baragowe. Ndetse ni nabo muzahura akakubwira ngo rega ubungubu twarashize nubwo tubona turayikora, ariko umuntu abashiriramo, umuntu aba yumva yanabivamo, ariko nyine umuntu aba yanga umugayo, ariko ni ukuri twashiriyemo twaragowe. hariho abantu bagowe, ati ubu twaragowe twarashize, ati ni ukuri umuntu aba yumva yanabireka. uzi intambara ziba hariya twaragowe, umuntu akabwiriza ashiriramo, umuntu akaririmba ashiriramo, umuntu akadiyakona ashiriramo, ariko mwaragowe kabisa, mwaragowe kuyikorera mushiriramo. yewe tata ariko umuntu wuzuye umwuka wera, umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo yihanganira gukorera Imana. Turavangiye, ntabwo mvangiye. Umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo yihanganira gukorera Imana, ahubwo yishimira gukorera Imana. Uramenye ntuzemere gutsindwa, ngo wumve uratsinda uvuga ngo ndananiwe, ngo rwose ngo numva naniwe. Oya, ntubyemere. Haleluya. Ntiwemere gutsindwa, ntiwemere kunanirwa, wemere kunanirwa, kuko ibihe bihora bisimburana. Ibiriho si byo byahozeho, n'ibyahozeho si byo bizahora. Ibintu bigenda bihindagurika kandi bigenda bisimburana. Si igitangaza ari ukuntu mu minsi yacu abantu bagiye bagoreka ubutumwa bwiza, hanyuma bigatuma abantu benshi baza mu by'agakiza mukagira ngo bakejejwe kandi atari byo. Baranagana, abagore baranagana, amafaranga aranagana, bizinesi zizajya mbere. Ndababwiye ko Yesu ko yigishije yarabwiye ngo nimuze bizinesi zizatera imbere, yarabwiye ngo nimuze amafaranga azaboneka, yarababwiye ngo ubundi ninde wabona ikintu giturutse nk'ayo mafaranga cyangwa n'izo bizinesi n'indi biza bituruka mu ijuru bikaza bikamwitura imbere. Ibyo si ibintu abantu bashaka, bisaba ubwenge, bisaba kwitanga, bisaba kubaka ubuzima, bisaba ariko noneho abantu babihinduye ubutumwa bwiza, n'amarangamutima y'abantu yose yajyanye aho ngaho. niho umuntu amaranga aracyakenya kumva arimo arivumbura ku Mana, kubera ko yumva hano azakubwira ko umukozi w'Imana akwiriye kuba afite imodoka nziza, afite ibintu byose byiza, ataha mu nzu nziza. Abatarazitahamo ntabwo bari abakozi b'Imana. ariko bana ko ijambo riravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, ngo naho yamubabaza ngo ariko izamugirira ibambe nk'uko imbabazi zayo nyinshi zigize gute zingana. ngo kuko Uwiteka atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Haleluya, haleluya. Rero nubwo hari ibibazo, nubwo hari intambara, akaba hari ibibazo bimeze gutya, ariko nje kukubwira irindi jambo ryiza, yuko muri ibyo bibazo
byose bishoboka ko wanezerwa kandi ari igihe cy'imibabaro. Irimo n'iki ntambara igihe turimo dore nabo unajya no muri korari gute se nta n'imyambaro ngira ubuse nagira gute kandi ubwo ndondoye benshi najya muri korari gute se nta n'imyambaro nagira gute navuga ubutumwa se Imana itaranyibuka ngo nkemererwe neza kandi ubwo Imana yaguhaye message ufite ubutumwa wabwira abantu bagakira ariko utegereje kuzambara ikote rikomeye riryoshye n'inkweto nziza kugira ngo uzage guhanura kandi Imana yaguhaye message. Ijambo rya kabiri ku Mwuka Wera, hari ikintu buriya Mwuka Wera adukorera buri munsi, ajya yomora ibikomere. Mwuka Wera yomora ibikomere. Duhura n'ibintu byinshi muri ubu buzima bidukomeretse, noneho tugeze ku rwego abantu bakomereka baba muri korari hariya bakahakomerekera, bagakomerekera hahandi hirya mu rundi, bagakomerekera mu ntebe hariya bicaramo. Abantu barakomereka buzi ko bakomerekera no ku ruhimbi. Mfite ibintu byinshi bigenda bidukomeretsa, abantu bagenda bakomeretse, abantu bagenda ibikomere ni benshi, ariko banga kubuza Mwuka Wera bakomeretsa Mwuka Wera yomora, kuko isi irakubabaza ugahita wibuka ko Imana yakubwiye nza wajya kunanira abo yari ngo umusozi ndaruha ngo babwiye ngo azaza si amasezerano uvuge cyane ngo amena. Ijambo ryavuze ngo siko bizaba kuba mutegereza, nta n'umwe muri buzakorwa n'isoni ngo kereka ava mu masezerano ari ababozi zabakora, ariko twebwe ntidufite gukorwa n'isoni. Urumva uregera ahantu yajya kunanirwa agahita yibuka nza ngo dufite nza y'Imana tugenda, nza y'Imana si nza y'umuntu we, ni nza y'Imana nyine, Imana itananirwa, Imana itaruha, Imana idashoberwa. Haleluya! Abantu mwese mufite nza nimushaka. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusoma mu byanditswe byera, aho tugiye guhera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 16 ku murongo wa 33. Ngo tugiye guhera, turaza no gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ndetse no mu rwo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri. Duhereye rero muri Yohana 16 umurongo wa 33, ni amagambo yavuzwe na Yesu. Yaravuze ngo ibyo mbabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Amen. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Hanyuma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni mu gice cya 5, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Abaroma 5 duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabwe mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Amen. Hanyuma dusoreze mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, harimo amagambo menshi nakwifuza gusoma, ariko reka dusome mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 3 tugeze ku wa 10. Abakorinto ba kabiri 6 uhereye ku murongo wa 3 haravuga ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo,
ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo no mu mihati. Tuba amaso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe. Dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri, dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Amen. Reka dusa n'abasubiramo umurongo wa 9 n'uyu wa 10. Avuga ngo dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Imana ishimwe. Nejejwe no gusangira namwe aya magambo ni Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo tuyasangire, ko dusomye amagambo menshi ariko ndashaka kugira ngo nyine tuyakubire mu magambo abiri gusa. Tuvuge ku ijambo rivuga umunezero wo mu mibabaro. Iryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire, umunezero wo mu mibabaro. Umuntu akiryumva ni ijambo umuntu yatindaho cyane, yanatekerezaho. Bigute umunezero n'umubabaro biraza kujyana gute byombi? Ubundi hari ikintu kimwe kimukira ikindi. Umucyo iyo uje umwijima urahunga, hakaba n'igihe haza umwijima umucyo nawe ukigirayo, bigasimburana. Aha rero umunezero n'umubabaro, ubundi kenshi tuzi ko umuntu iyo anezerewe umubabaro ugira gute, hanyuma umuntu yaba mu mibabaro kenshi ugasanga umunezero wagiye. Siko bimeze? Ariko noneho dushaka kugira ngo tuvuge kuri aya magambo abiri kandi icyarimwe, kandi ajyane. Umunezero wo mu mibabaro, umunezero wo mu mibabaro, umunezero wo mu mibabaro. Ni nkaho mubishyire mu bitekerezo muri ubu buryo, nkaho ku mubiri ashobora kuba hari umubabaro ariko umutima akaba wuzuye iki? Umunezero. Tiseko izo nyama zose zikominikana biraza gukunda bite? Ubundi iyo umuntu ababaye, iyo usitaye umubiri wose ugira gute? Buri wese ntutakase, buri wese ugira ikibazo. Ariko bishaka kugira ngo tuvuge kuri aya magambo, umunezero wo mu mibabaro, la joie dans la souffrance. Tuvuga ngo habaho umunezero ariko kandi no mu gihe cy'iki, no mu gihe cy'imibabaro. Ese aya magambo arakunda ate? Araza gushoboka gute? Ko urabona Yesu yavuze agira ku mabango, mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Kandi mu isi mugira umubabaro ariko kandi nimuhumure. Cyatavuze ngo umubabaro nugendeze, aho bavuga ngo nimuhumure. Ahumurije imitima, kandi avuze ngo mu isi mugira iki? Mugira umubabaro ariko nimuhumure. Guhumuriza uwo mutima biri bworohe. Imana itugirire neza. So rero buriya ntekereza ko buri wese uri ahangaha icyifuzo nyamukuru afite, cyangwa se yakagombye kuba afite,
nuko igihe kimwe yazaba ari mu bwami bw'ijuru yicayeyo anezerewe. Siko bimeze. Niba hari uwundi ufite iyindi ntego, uwo aba yarayobye. Ko bijya kuyoba ntabwo bisaba gusohoka mu rusengero, hari n'abayobera mu rusengero. Uyu umuntu ashatse inzira, ubona umuntu afuragurika hariya mu byatsi, ukavuga ngo uriya muntu yayobye yabuze inzira. Mu by'urusengero rwose uko bimeze, umuntu ajyayo wayicara ku ntebe y'imbere, ugasanga afite nk'amahame ye. Hari abantu bajya bagira nk'amahame yabo bagenga, ugasanga afite ibintu yiyubatsemo, nubwo byaba bitanga ku mwuka wera nyine, ugasanga hari ibintu yiyubatsemo. Abandi batura ateka sha idini ryarapfuye. Njye ntabwo natura, idini ryarapfuye. Urumva, uzarebe hari abantu bagira amaprincipe, amahame bagenderaho. Ushobora gusohoka hariya hanze ukabona yimye abantu bose aragiye. Njyewe buriya ngiye ibintu byo guhoberana, ibintu byo gusuhuzanya, ngiye buriya ntabwo ngiye bimbamo. Kandi turi itorero, turi abana b'Imana, ngo ariko ntabwo yasabana nabo. So nudasabana n'abana b'Imana uzasabana nande. Ariko ugasanga ni amahame amugenga, amugenga. Ugasanga hari ibintu abantu biyubatsemo. Hari abantu rero bayobera mu rusengero, ugasanga barayobye, kandi ugasanga bafite izindi mbaraga zibayoboye, zibatwaje igitugu, nyamara ikibazo ugasanga ntabwo babimenye. So rero nari bivugiye ko dukwiriye kugira icyifuzo nyamukuru twese cyo kuzajya hehe, cyo kuzajya mu ijuru. Nicyo gitumye turi aha ngaha. Niba waraje gushaka ibindi bitari ibyo, rwose warayobye, ongera witekerezeho neza. Kuko ijambo ry'Imana ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Rero hari abahera ku nyongera, ubwami bw'Imana bukaza nyuma. Ibyo rero ni ubuyobe bukomeye cyane. Rero iyi nzira ijya mu ijuru, ariko ndatekereza ko ariko bimeze. Ushaka kujya mu ijuru? Yego, aleluya. Tugomba kujya mu ijuru, nicyo cyifuzo. Ibindi Imana izabiduha, ariko bizadusanga ari inyongera. Amen. Ko na mbere yuko twumva ko tunabikeneye, Imana yo ibibizi na mbere y'igihe. Mujya mu ko muri abagenzi bajya mu ijuru se? Cyera rero abantu umuntu bamubwira ati ngaho twibwira ati nitwa kanaka, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Siko duhera. Kandi uko ni uguhamya nyako kwiza, nubwo abantu batakibivuga, ariko ni uguhamya nyako kwiza. Kimwe nuko buriya hari ibintu bigenda biducika. Cyane umuntu ajya gushima Imana, agahera ku ijambo rivuga ngo ndashimira Imana ko yampaye agakiza k'umuntu. Maze igihe kirekire n'ubwo abantu bashima Imana, basaba umwanya wo gushima Imana. Wapi ubundi naho umuntu yaheraga mbere yuko ashimira ko Imana yamuhaye umwana, Imana yatanze amashuri, Imana yatanze amadiplome, Imana yakoze ubukwe, Imana yakijijwe. Umuntu yaheraga kugira ngo ndashimira Imana ko yampaye agakiza k'umuntu. Muzi impamvu ariho baheraga? Burya kenshi ikiva mu muntu nicyo kimwuzuye. Nubwo burya nuko yabaga yuzuye ibintu by'agakiza aribyo bibira muri we, yumva no guhamya kose aho ngaho guhera. Ariko muri iki gihe usanga ibintu by'agakiza byakayutse mu bantu. Agakiza ka none karafunguye cyane. Karafunguye cyane, abantu bakagize karekare nka kakandi wa mugabo ajya avuga. Ariko mu by'ukuri wagirirwa ubuntu, ibi bintu byakongera kumwuzura. Ibintu byakongera kumwuzura, umuntu akongera kuza iby'Imana, impumeko ye, intekerezo ze, ibikorwa bye, Mwuka Wera kaganza. Ariko ubu haganje ibitekerezo by'abantu, haganje ubwenge bw'abantu cyane, haganje byacitse zo mu minsi ya nyuma. Biragoye no kugira ngo uzi ko umuntu agusura ukumva arashaka ahantu yerekeza ko ibintu muganira gusa. Ni ibintu by'isi, ni imyoyo y'isi, ni gahunda z'isi. Twakunda abantu bajyaga basurana bakaganira iby'Imana, ugasanga bagiyeyo wapi kugira ngo
ngo uzabure umuntu ugute ndashimira Imana amakuru ni meza ariko birakomeye birakomeye byaracitse ariko turaza kuvuga impamvu hari amagambo turi bugireho tugasa n'abagaruka aho ngaho rero turabagenzi bajya mu ijuru ariko muri iyi nzira ijya mu ijuru uyu munsi ushaka kubabwira ngo ibamo byinshi ibamo imisozi ibamo ibikombe ibamo izamucisha bugufi ibamo bya bikombe byitwa ishidikanyamana ibamo amahwa habamo amabuye habamo ibyo umuntu agenda asitaraho habamo amakuba habamo intambara habamo byinshi ndetse ugasanga abantu benshi usanga bagenda bananirwa muri uru rugendo ndetse n'uyu mwanya tuvugana hari abantu bumva bananiwe nubwo mubona turi aha ngaha ukabona umuntu aracyaza mu rusengero rimwe na rimwe twanaririmba agasa n'aho ari nk'akantu gatoya kaje tukaririmba tugatwarwa ariko mu kanya umuntu yakwigarukaho kumva arananiwe ari abantu bumva bananiwe bakumva baratsinzwe ariko shaka kubabwira mu buzima muri iyi nzira ijya mu ijuru ntuzemere gutsindwa hari igihe nigeze guhura n'ibibazo byinshi kera hashize igihe biranzutaguza noneho nza no kurwara bari barandoze ariko sinamenya ko banandoze ndarwara nigeze kurwara nkazajya mbabara umubiri wanjye wose nta rugingo na rumwe rutandye najyaga njya nko mu bintu by'ibyatsi nkajya mu byatsi nkagenda nkigaraguramo ukuntu ariko ubu se nabwiye Imana ariko ariko Mana uzi ko ufite ubushobozi bwo kungiza urambora iki ndabizi ko ufite ubushobozi bwo kungiza ndabibwira ngo ubu rero ndabibwira ngo uko nanjye bizangendekera kose nzaguhumisha gukiranuka nzarebe utuzangenza ntabwo naho numva naniwe ariko sinzabivamo sinzakuvaho nzaguhumisha gukiranuka maze nzarebe uko uzangenza tugiye nararwaye cyane ndananuka cyane bikomeye abantu bandeba bakabona ngiye gupfa noneho nari no mu bihe bigaragara hari ibihe umuntu abamo abantu banakureba bakabona wowe waravangiwe nta n'umurongo ufite icyo gihe nacyo nari ndimo abantu bandeba bakabona wapi bakabona na ariko Imana yajyaga ingenderera ikambwira ngo ndi kumwe nawe nacyo cyatumaga nyibaza impamvu itagize kugira ngo uri mu mubabaro kandi wumve ijwi riguhumuriza kugira ngo ndi kumwe na ari umunsi nigeze kuyibwira ariko ntimuseke hari igihe umuntu afatwa n'ubuhamya kandi atabiteguye noneho akavuga intege nkeya ze noneho nkakunda kumva Imana imbwira ndi kumwe nawe nzakugirira neza yambwira uyu munsi nari mfite bibiri ejo hakazamo icya gatatu bongera ikambwira Mana wanjye ndi kumwe nawe na bya bindi byose bigihari hakiyongeramo ikindi niyo ndahibwira ngo rero Mana ubu ngubu ntabwo ngikeneye ijwi umbwira numva umbwira nkeneye ibikorwa ndumva nta jwi nkeneye ngiye wabyivugiye n'akanwa kanjye ariko hashize igihe ubu ngubu narakuze sinabivuga nabivugaga nk'umwana mu gakiza ariko ukunda Imana ubu ntabwo nabivuga ubu ntabwo nabivuga ubu narakuze navugaga nk'umwana ndavuga ngo sinkeneye ijwi ryawe nkeneye ibikorwa ni ukuri kuva navuga iryo jambo ijwi ry'Imana rihita rigenda yaryumvishe vuba rihita rigenda n'inzozi ziragenda ubundi njya ngendererwa mu nzozi cyane n'inzozi ziragenda n'ijwi riragenda twaba tugira amasengesho tukagira gurupe z'amasengesho tukagira n'abahanuzi benshi haba igihe hazaga umuhanuzi yafashwe n'umwuka wo guhanura akaza agahera ku wa mbere ahanura agafata uwa kabiri ahanura agafata uwa gatatu ahanura agafata uwa kane ahanura agafata uwa gatanu agafata uwa gatandatu n'abandi mu wa cyenda kantaruka agafata uwa cumi
neza umva byose habe n'umvangirirwaho nibura ngo avangirwe neza riragenda n'abahanuzi pe umuntu kandi byabaga kenshi umuntu yangeraho agahita ntaruka noneho ari ugutabarwa sintabawe n'ijwi ry'Imana riragiye noneho sigara mfite ikinza kugera ahantu numva mfite ikibazo ubundi noneho nzabwirwa n'iki ko nkiri mu nzira nzabwirwa n'iki ko nkiri mu murongo w'Imana byarangoye kandi kubera n'intambara n'ibibazo byinshi nari mfite umva n'inshuti zanjye zari zaragize gutya uzi gusigara wenyine ugasigara wenyine abantu bakakuganiraho gusa bagasigara bakuganiraho nawe ugaseka ndacyari mu nzira hari umunsi nigeze kubabara cyane twari kumwe n'abantu noneho baravugana ariko mumare ukuntu bagiye gusenga dusigara twicaye tuganira ngiye kubona mbona asigaye nicaye njyenyine sinamenya n'uko bagiye mbona baragiye ntawe usezeye ku wundi ariko bafite gahunda ayiwe ndavuga noneho n'Imana yarandetse n'abantu bayo barandetse urumva ariko Imana ni nziza nyine ni umubyeyi muri ibyo byose yabanaga nanjye uziko ariko itariki 20 uziko ntanabyibagiwe umunsi ijwi ry'Imana ryongeye kugaruka hari itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2003 ntabwo ushobora kubyibagirwa ijwi ry'Imana riraza ryabaye nk'iriturutse kure rirambwira ngo mwana wanjye ngo humura ndacyagendana nawe nabaye nk'umuntu uzutse nabaye nk'umuntu uturutse kure mbega kumva ijwi we navuye kure nzongere yambwira ngo humura ndacyagendana nawe kandi nkomeje gahunda y'ubuzima bwawe Imana ishimwe cyane haleluya so rero narivuze ko nagiye kugira ngo uramenye ntuzemere gutsindwa ngo uratsinda uvuga ngo ndananiwe ngo rwose ngo numva naniwe oya ntubyemere haleluya ntiwemere gutsindwa ntiwemere kunanirwa kuko ibihe bihora bisimburana ibiriho sibyo byahozeho n'ibyahozeho sibyo bizahora ibintu bigenda bihindagurika kandi bigenda bisimburana Yesu ashimwe cyane ntuzemere gutsindwa rero si igitangaza ariko mu minsi yacu abantu bagiye bagoreka ubutumwa bwiza hanyuma bigatuma abantu benshi baza mu by'agakiza mukagira ngo bakejejwe kandi atari byo umunsi umwe umuntu yigeze kubwiriza ndamukurikira ahera ku ijambo rya mbere ageza ku ijambo rya nyuma nta hantu yigeze avuga Kristo naramukurikiye neza ariko kubera afite ibintu by'ubuhamya ibintu bavuga byo gushyushya abantu na morale n'iki abantu barishima kubona abantu basetse mu rusengero barishima arangira ngo bakira Yesu ni bande abantu benshi barazamura ndavuga Imana yanjye usaba abantu bakiriye Yesu koko buriya ni Yesu bakiriye cyangwa ni amagambo yo gutebya no gusetsa abakuriye ko ari igihe umuntu aza ariko nta kimuhindura gihari akagira ngo mu rusengero n'urwenya na animasiyo akagira ngo niko bizahora abera nk'aho wundi yeze kubona umugore atera ikorasi mu rusengero birashyuha kera bajyaga batera ikorasi cyane umunsi ntabwo tugifite umwanya twabaye bizi niyo umuntu atinze mu ikorasi ngirisha gahunda nuko abone ukuntu atera ikorasi akageza hagati akavuga mu ndimi aravuga ati umugore n'uyu nguyu
munsi yatasha avuze ijambo kandi no bwa mbere yaramubonye. Ariko ze nimugera mu rugo muzahora mutera ikorasi, nimugera mu rugo se muzahora muvuga mu ndimi. Nimwirinda shaka uburyo mushituka mujye Imana itugirire neza. Ntabwo ari nk'ukuntu abantu bitiranyije ibintu, mukitiranye ibintu n'abantu bakaza ukagira ngo bakijijwe, ariko kubera nta butumwa bubahindura bahawe bagakomeza ubuzima busanzwe bw'ibyaha, ariko no gukomeza mu rusengero, gataha agasambana ariko agakomeza akaza mu rusengero, bakomeza yaza akaza kwiyandikisha muri Jehova Nisi muri Maranatha mukamwakira kuko nyine weze ko bamudutse mu mazi, bamushyize mu mazi kandi aza no ku ifunguro ryera, ariko ubuzima bwe ni umupagani mubisi. Kubera iki? Yaje nabi, yuriye inkike. Hari abantu buriye inkike batigeze bahinduka. Niyo mpamvu mu rusengero usanga harimo ibyaha by'uburyo butandukanye n'abantu b'imitima, ariko uzi kuba mu rusengero ukagira umutima mubi wuzuye mukushi. Abantu bagira mukushi ku mutima, hari umuntu uri mu rusengero kubera icyo n'iki gihe batacyuzura umwuka wera, umugira ngo ni iyihe mpamvu? Abenshi ni ba biti bibisi. Umwuka wera yanyura hehe? Yanyura hehe? Yaca hehe? Ko mwuka wera ko bamufungurira, ko bamukingurira umuryango akinjira mu mutima. Uzi kuba mu rusengero ukagira umutima mubi, uzi kuba mu rusengero ukagira abantu wahanga ukavuga ngo kanaka ndamwanga, kaza gusohoka mu kanya saa sita kaza guhura na mugenzi wawe saa 9, burya impamvu ntabwo ushubuje dusohotse ngo ari kumwe na cyakanaka kandi burya ndacyanga shawe ngo ndacyanga burya ariko ubundi habekunde buriya Imana irihangana. Uzubona Imana yihangana, uwangira Imana ntabwo mwanyira ariko Imana yo irihangana. Imana irihangana cyane. Wakugira Imana gatoya ntabwo bagukira, ntabwo bagukira. Kera nigeze kubwiriza abantu barakizwa rwose pe, ngira ububyutse barakizwa, ntabwo twari hano. Noneho rero hashize iminsi sinzi byabateye batangira gusubira inyuma. Noneho tugize iteraniro rimwe ndahambiriye ko numva ndabarakariye, babwira amagambo akarishye, barakariye cyane. Ntabwo nyambiriza ngewe ndaka, ariko uyu munsi nabwiriza ndayembiriza se ku bundi niyo uzi amagambo akomeye, ariko uyu munsi ntabwo nasetse. Abwira amagambo akomeye nkarishye, yarangiye Imana iza kongenda ihambira ngo umwana wanjye ntabwo ari kuriya bavuga ubutumwa, ntabwo ari kuriya bavuga ubutumwa. Twebwe turabiba ariko umeze imbuto twebwe turashaka kuba ariko nuko nguko nyine, nuko nguko. Imana rero itugirire neza. Abantu bakwiriye guhabwa ubutumwa buhindura abantu. Umuntu akaba mu nzu y'Imana yarahindutse, uba uri mu nzu y'Imana wuzuye inzangano, wuzuye amatiku, ufite utugambo tw'ubucabiranya two guteranya abantu, two kuvangira abantu baba bifite ibintu byiza ukaza ukabivanga. Uzi kuba mu bintu by'Imana ntugire ibihe byiza, nabo ni umwaka. Ubundi umuntu w'Imana akwiye kugira ibihe byiza, yanagenda no mu nzira akaba afite ibihe byiza, yaba anatuje acecetse ariko bikabira muri we ari ibihe byiza. Yanaryama akaryamana ibihe byiza, yanabyuka akabyukana ibihe byiza. Ariko usanga kenshi atari ko bimeze kubera abantu bagiye bakayuka. Urumva rero impamvu kenshi abantu batuzuye umwuka wera ni uko batahindutse. Buriya muri iyo turimo kwigisha inyigisho z'umwuka wera tukunda kubigarukaho. Buriya muri Yorodani iyi ngiyi hano murayifite,
yego noneho hari urabona umuntu wese wavuze ko yakizijwe turamuhamiriza bakamubatiza sibyo siko bimeze hari umuntu yize kuduha ubuhamya ukuntu umunsi wo kubatizwa ariko wa gatandatu w'icyabatizwa ari ku cyumweru kera abantu bakibatiza ku cyumweru ku mugoroba umukobwa wari inshuti ye yaramusuye aramubwira ngo ikintu kinzanye nje kuguha umunsi mukuru ati kubera ko ejo ntabwo nzabasha kwifatanya nawe mu munsi mukuru wawe ati rero yinjanye no kugira ngo umunsi mukuru hanyuma ngende ejo umborere ntabwo tuzabasha kubana arangije amuha umunsi mukuru amaze kumuha umunsi mukuru aragenda buracya umuhungu ajya kugira gute yari yafashe ku munsi mukuru urumva muri Yorodani ni umuntu rwose ni umuntu wabiduhayemo ubuhamya w'ubutare atubwira uko byamugendekeye urumva muri Yorodani hano abantu baratirisha ariko umubatizo w'umwuka wera nta gutirisha kubaho nta muntu uzati watirisha Yesu ni Yesu ubikora Yesu se wamutirisha arakuzi we ntabwo wamutirisha niyo mpamvu burya abantu benshi batuzuye umwuka wera kandi barabatijwe mu mazi menshi ariko ntabatijwe mu mwuka wera ni uko mu mazi menshi ni ngewe pasitori ubatiza kandi ndi umuntu ariko Yesu ntawe umutirisha ntawe utirisha kwa Yesu rero ni igihe gikwiriye kugira ngo abantu bakwiye guhabwa ubutumwa mu by'ukuri bubafasha bubasha kubahindura si igitangaza ko abantu bahura n'ibibazo baze kwa Yesu ku musaraba biranagana ni ibiki binagana ni ibisubizo abagabo baranagana abagore baranagana amafaranga aranagana bizinesi zizajya mbere ndababwiye ko Yesu ko yigishije yarabwiye ngo nimuze bizinesi zizatera imbere yarabwiye ngo nimuze amafaranga azaboneka yarababwiye ngo ubundi ninde wabona ikintu giturutse nk'ayo mafaranga cyangwa n'izo bizinesi n'indi biza bituruka mu ijuru bikaza bikamwitura imbere ibyo si ibintu abantu bashaka bisaba ubwenge bisaba kwitanga bisaba kubaka ubuzima bisaba ariko noneho abantu babihinduye ubutumwa bwiza n'amarangamutima y'abantu yose yajyanye aho ngaho niho umuntu amaranga aracyakenya kumva arimo arivumbura ku Mana kubera ko yumva hano azakubwira ko umukozi w'Imana akwiriye kuba afite imodoka nziza afite ibintu byose byiza ataha mu nzu nziza abatarazitahamo ntabwo bari abakozi b'Imana ariko bana abatagira imodoka ntabwo ari abakozi b'Imana abantu b'iki gihe barayobye bari mu rusengero bayobeye mu rusengero abantu bakwiye guhabwa ubutumwa bubahindura hari amagambo akomeye y'ubwami bw'Imana abantu bajya birengagiza kandi kuyirengagiza kwabo niko gupfa kwabo kuko dufite abantu benshi bapfiriye mu rusengero kandi ari ahantu ho gukirira dufite n'abakozi b'Imana benshi bapfuye bahagaze babaye kera nibura na mbere bari ibyapa ariko umuntu yapfaga ahagaze kera agasigara ari icyapa nibura akabwira abantu amagambo abakiza wenda nashaka arimbuke ariko noneho nta nubwo umuntu abantu ntibakiri n'ibyapa ahubwo hasigaye bayobya abantu ntabwo ibintu byarivanze mwabonye ukuntu abantu aho kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza muri iki gihe basigaye bamamaza ibyaha by'abandi bakamamaza intege nkeya z'abandi kandi baratangiye bafite umuhamagaro w'Imana ariko ugasanga umuntu nta kindi izi za social media izi za YouTube mugende murebe biriho ni bangahe bari bavuga ubutumwa bwiza si ukuvuga ngo kanaka
kanaka yagize intege nkeya, wa muririmbyi yarasambanye. Bikaba ari bwo butumwa abantu batangaza. Kanaka yagize na gutya na gutya, kanaka yarafunzwe, kanaka yakoze icyaha, kanaka. Ni bwo butumwa. Ni ibyo ngibyo Imana yadutumye. Ibyo Imana yadutumira baravuze ko twamaze ubutumwa bwiza. Rero ubwo ni ubutumwa bwiza. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza mu Cyongereza bavuga ngo iki? Iyo bavuze ubutumwa bwiza bavuga ngo iki? Kumutambira ra. Mu Gifaransa bose bavuga ngo iki? Bavuga bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mutekereze kuri ibyo jambo. Mu Cyongereza mwasanga bavuga ngo iki? Good news. Ubutumwa bwiza. Good news. Mu Giswahili bavuga ngo iki? Habari njema. Kandi Imana ibashimye. Si igitangaza. Ari amagambo Pawulo yigeze kubwiriza abantu Lusitira, Ikoniyo, Antiyokiya, hariya mu gice cya 14 byakozwe n'intumwa. Musome ku murongo wa 21. Baravuga ngo bamaze kubwira abantu ubutumwa bwiza muri uwo mudugudu no guhindura benshi abigishwa, basubira Lusitira n'Ikoniyo no muri Antiyokiya, bakomeza imitima y'abigishwa, babahugura ngo bagumirize kwizera, bababwira uburyo dukwiye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuba rero ngo bibaho. Ni uko abantu bahura n'amakuba menshi kandi bari mu nzira ijyaho, bari mu nzira ijya mu ijuru. Rero igihe tugezemo kenshi uzasanga ari igihe gifite ibibazo byinshi mu buzima. Abantu bafite ibibazo byinshi, bafite intambara nyinshi, bafite amakuba menshi. Ku bintu byose bifite ukuntu byagiye abaroga bakajije umurego. Abantu babana n'ibitero by'uburyo butandukanye, abantu bahora barwana intambara, bateza inyatsi, umuntu agakora kugira ngo agire icyo ageraho, bamuteza inyatsi bagira gute ugasanga ntibicamo. Hariho abakora ugasanga barakorera hopitali gusa, hariho abagira gute ugasanga abantu bafite ibibazo byinshi, imiryango myinshi ugasanga hari intambara, hari ibintu byinshi abantu bagenda bacamo biremere. Ariko rero umuntu yajyaga agusanga afite ibibazo, ukamuganiriza, ukamuhumuriza, ukamubwiriza ijambo ry'Imana, ukabona aranyuzwe, ukabona kandi arongera arakomeje. Ariko muri iki gihe uzi ko umuntu aza kukubwira ibibazo, akakubwira icya mbere ukagira ngo birashize, ukumva atangiye icya kabiri, yarangiza icya kabiri ukagira ngo arashoje, ukumva atangiye icya gatatu, yarangiza ukumva yakomerejeho, akavuga ugategereza ko arangiza. Reka da. Noneho rero yagira gutya yanarangiza, ukamukomeresha ijambo, ukagira gute ukamuhumuriza, ukamubwira ngo rega n'ibyo Imana yarabimbwiye. Usanga hari umuntu umwe wigeze kunsanga, ntabwo twari tuziranye ariko yajyaga nyumva kuri radiyo. Noneho ndamanuka aho twakoreraga, manuka muri etaje ya 6, yageze ku ya mbere turakubitana, arantangira gutya, arambwira ngo nowe nshaka, ariko nkabona afite amahane. Arambwira ngo nowe nshaka, nubwo ko nakoze se. Ati sowe juste se ni njyewe. Ati ndagushaka. Abudira ngo nabite ibibazo. None se uranshakira iki? Ndagira ngo tuganire. Shaka tuganire. Surumva ikiganiro wumva ufite, ushaka kuganira, umva kiri ufite iminota ingahe? Nibura nka 15. Ndamureba ndamwitegereza mu maso, avuga uyu muntu umbwira ngo ni minota 15, ubu ni amasaha ngahe? Avuga noneho reka twe kujya muri biro hejuru y'abantu benshi, reka tugende tujye mu rugo hanyuma tuganire. Uyu nageze mu rugo sanga ameza arateguye, ndavuga nti rero ihangane tubanze turya teya, ati ntabwo byarenga, ntabwo byamanuka.
ndasenga ndabira ngo nanjye kurya ndabireka ndavuga nti ngaho rero mbwira. Yahereye saa 6:40 arambwira saa 7 ziragera, saa 8 ziragera, saa 9 ziragera, aracyavuga. Ariko ageze hagati akavuga ngo ndumva ndimo kuruhuka. Saa 10 ziragera aravuga, saa 11 ziragera aravuga, saa 12 ziragera aravuga, saa 1 ziragera aravuga. Mu masaa 1:10 narabirebaga nibwo yarekeye aho. Yari afite ibintu byinshi byamurenze. Ariko Imana ishimwe, uriya ibintu by'Imana Yesu avuga ngo umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Ndiye namuganirije iminota 15 ngo namenye ko ikintu yari akeneye cyambere ni ahantu hasuka. Kuko yaravugaga yageze hagati ndumva nduhuka, yageze hagati ndumva muganiriza umwanya muto cyane agenda yishimye. Yenda yishimye cyane. N'uyu munsi wa none azi ko rwose mu nshuti ze rwose z'abantu bamugiriye umumaro mu buzima, kandi namuganije iminota 15 azi ko ari njyewe. Ariko naramuhumurije mu magambo make yaragenda. Ngira n'amahirwe, ari ukuntu umuntu ugira amahirwe, ari ukuntu ubura n'ikibazo ukagira amahirwe kigakemuka neza. Aragenda ibibazo byinshi yari afite bigenda bikemuka, arakomera ageze ku bushorishori. Ubu ndi inshuti y'umuntu uri ku bushorishori. Uvuga ko namufashije cyane. Urumva ni ibibazo. Hariho excès y'umubabaro cyane cyayo ku kigero kiri hejuru. Ariko kugira ngo nibuke nanone ko atari umunezero w'Imana ko abantu baba mu mibabaro. Nanone si umunezero w'Imana. Ko ijambo riravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, ngo naho yamubabaza ariko izamugirira ibambe nk'uko imbabazi zayo nyinshi zigize gute zingana. Ngo kuko Uwiteka atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Haleluya, haleluya. Rero nubwo hari ibibazo, nubwo hari intambara, akaba hari ibibazo bimeze gute, ariko nje kukubwira irindi jambo ryiza yuko muri ibyo bibazo byose bishoboka ko wanezerwa kandi ari igihe cy'imibabaro. Amen, haleluya, haleluya. Ushobora kwishima kandi hari ibibazo, ushobora kunezerwa kandi hari ibibazo by'ibihombo wahombye, hari ibibazo by'inzara, hari ibibazo mu rushako. Abantu b'iki gihe mu rushako bafite ibibazo byinshi, kandi ubasha kunezerwa ibyo byose bihari. Amashuri bitagenze neza, abarozi bahagurutse bameze nabi, umanzi urimo urengana, ushobora kunezerwa. Imyiryane mu miryango iwanyu ihari, ibintu byinshi, finance bitameze neza, ushobora kunezerwa kandi ari igihe cy'ibibazo. Umugabo akaguta ariko ukababara ariko kananezerwa. Yesu ashimwe, haleluya. Ndavuga umunezero wo mu mibabaro. Ndabizi ko mutaranyumva nanababonye n'uburyo mu ndeba biragaragara ko ibyo ndari kubabwira byabacanze, ariko mu kanya muranyumva nimuhumure. Nabanje gusasa kugira ngo mubanze muze kugwa neza ahantu hashashe. Ariko ushobora kunezerwa kandi ari igihe cy'imibabaro. Buriya hari n'abantu uzasanga kenshi banga gukorera Imana ngo bategereje ibihe byiza. Igihe turimo n'iki ntambara, igihe turimo dore nabo unajya no muri korari gute se nta n'imyambaro ngira, ubuse nagira gute, kandi ubwo ndondoye benshi. Najya muri korari gute se nta n'imyambaro nagira gute, navuga ubutumwa se Imana itaranyibuka ngo nkemererwe neza, kandi ubwo Imana yaguhaye message, ufite ubutumwa wabwira abantu bagakira, ariko utegereje kuzambara ikote rikomeye riryoshye n'inkweto nziza kugira ngo uzajye guhanura, kandi Imana yaguhaye message. Hari abantu bavuga ngo bategereje ibihe byiza kugira ngo bazakorere Imana. Nutayikorera mu gihe gisa nk'icyo, n'igihe cyiza nacyo ntabwo uzayikorera. Ko gukorera Imana ni mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Igihe gikwiriye
icyo ngicyo wumva uko byakagenze nyine, ariko igihe kidakwiriye ni cya kindi nyine wumva nawe ubwawe kikubangamiye. Dukorera Imana no mu gihe kitubangamiye. Haleluya. Mu gihe kitubangamiye, no mu gihe batakwemera, no mu gihe baguhinyura. Uziko igihe twavugaga Imana, bavuga ngo Imana igira neza, ngo yabajije kukugirira neza. Uti Imana iratabara. Hari igihe nabwiriza ubutumwa kandi njye nibereye mu mwuka, abandi bakajya mu bitekerezo. Abwiriza ahantu bakandeba, nigeze kubwiriza iwacu ku Muhima. Abwiriza ngeze hagati, Imana isa naho inzaniye ishusho yabo yuko bantekereza, mbese isa naho inzaniye imitima yabo. Ndangije ndahagarika, ndavuga nti reka mbe ndetse kubwiriza mbanze mbabwire. Hari ikibazo nashatse muze, ndangije kubyara bitindaho. Noneho rero nanabwiriza navuga ko Imana igira neza, abantu bakangirira impuhwe. Aduse buriya umuntu umwe mu Gatsindiro narabwirije ndwara mugenzi we, bari bicaranye ibyumba muri Jehova bagira ngo shango ngiye ibintu by'Imana, none ukuri nzajya mbigendamo gake, ngo rero uyu mugabo turi imbere tuyashatse akuze, ari naho ashakiye Imana yamwimye urubyaro. ngo kandi rero ibi by'Imana yabyirunduriye mushange, ibintu by'Imana nzajya mbigendamo gake. Rero urumva aho rero iwacu ndahagarika, ndabwira reka mbimeretse kubwiriza mbanze mbabwire. Ndabwira ni icya mbere, ntabwo ntewe ipfunwe no kuvuga ko Yesu agira neza. Haleluya. Ntabwo ntewe ipfunwe no kuvuga ko Imana itabara, igira neza, ica inzira, kubera ko ni Imana nziza. Amen. Kuba mubona haba ikibazo cy'urubyaro ntabwo bivuze ko nazabyara. Ni kubera ko ejo bundi Imana izazana urubyaro kandi ruzaza rukurikiranye, kandi muzavuga ngo abarokore nabo barakabye ubwo bazaba batangiye kuza. Ntabwo rero kuba icyo kibazo gihari ntabwo bivuze ko Imana itagira neza, kuko izangirira neza. Uko mwabonye ikora ibya mbere izakora n'ibindi. Haleluya. Ndabahamiriza ndangije nkomeza kubwira, ariko rero ibyo nababwiye byarabashije. Abana batatu mfite nababyaye mu myaka 3. baza bakurikiranye uwambere haza umwaka ukurikiyeho haza undi, abarokore nabo barakabya. Haleluya. Amen. Neza shimwe cyane. Ntabwo rero aravuga ko bategereje ibihe byiza kugira ngo bazakorere Imana. Ibihe barabisimburana. Niba ufite umuhamagaro wo kuririmba no muri korali, ngawe imyambaro bizaza nyuma cyane, imyambaro z'inyigo. Niba ufite message Imana yaraguhaye, ikakuvuga ngo nibazi kwa Pinduse irakubwira, iyo wewe ntifite abambaye neza ntibareba, abafite amafaranga se bo ntabwo ibareba. Uze kuki yaguhise ugiriye umuntu itakugayiye ubukene bwawe cyangwa itakugayiye gucishwa bugufi kwawe, warangiza wowe ubwo ruha agaciro ko nagutoranye. Imana itugirire neza. Rero abantu bavuga ngo bategereje ibihe byiza kugira ngo bazakorere Imana. Oya, gukorera Imana ni mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, kandi tugomba kuyikorera tunezerewe. Abatubanirije mu gukorera Imana, abakera baciye mu bibazo byinshi, baciye mu ntambara nyinshi, nyamara bayikoreraga banezerewe. Buriya muzakurikirana amateka ya ba Pawulo, mukurikirana amateka ya ba Petero, mukurikirana amateka ya ba Yohana, baciye mu mibabaro myinshi,
Daniel murebe ubuzima babaye barakomeye no mu bwami no mu bushorishori bagerayo ariko bahoraga bafite intambara basaduraka Meshaki na Abednego mu bihuta mu gihe cy'itanura bagiye bakorera Imana bayikoreraga mu bihe bigoye ariko bayikoreraga banezerewe bayikoreraga bishimye haleluya bakanezerwa Yohana batetse mu mavuta ba Petero bashyize ku misaraba barakubise baravuze ba Pawulo niko byagenze ariko murebe bakomezaga kwandikira abantu bababwira ati nimwishime niko Pawulo yari muri gereza ngo nimwishime kandi mwishime iteka ineza yanyu mwe nabwo nongeye kubisubiramo ngo mwishime haleluya Imana baneze bibuka intumwa zigeze kujyanwa mu rukiko bazikanga bazikubita bagira gute ariko ati mujyane nimukongera kuvuga muri iryo zina nabo bagahanga bati ntabwo dushobora kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise Yesu kuvuga ngo tumuceceke twebwe izima ryanzwe n'aho ariko ryabaye rikomeza imfuruka ntabwo dushobora guceceka rero ngo bakomeza babakangisha bakabatera ubwoba ngo barangije baza kubashoye barabafungura ngo bataje biravuga ngo bataha banejejwe nuko babona izina ry'Umwami Yesu bataga mu bikomeye ariko barabisuzuguraga cyane ngo bataha banejejwe muze kureba mu byakozwe nyuma y'ayo magambo ngo bataha banejejwe nuko bahowe ibibazo wari uvuge cyane ngo wapere haleluya haleluya Imana ishimwe cyane rero nuko isiyo naho bakoraga Imana baneze isiyo yari ifite ukuntu batekereza yari ifite n'ukuntu yababonaga bari bazi ko ari abantu b'ingorwa bavuga ati bari abantu b'ibicibwa n'abantu b'icakarafu ziri aho ngaho zabuze uko zigira zataye ubwenge nyamara bo muri bo bari bafite ikintu cy'umunezero mwinshi wo gukorera Imana wo kubana na Yesu haleluya haleluya Pawulo yaranditse ngo dutekerezwa ko turi abashukanyi nyamara kandi turi abakuri dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirira no mu ijuru baratuzi haleluya haleluya ngo dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima dore turiho haleluya ngo dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa dusa n'abababara ariko twishima haleluya dusa n'abababara ariko twishima ngo dusa n'abatagira icyo bafite ngo nyamara dufite byo uvuge cyane ngo amen haleluya haleluya ariya magambo ntasomye n'ubaga nasoma amagambo menshi cyane ariko hari aho Pawulo yageze aravuga ngo nicyo gituma tudacogora haleluya tudacogora ngo kandi n'uko umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora yibuka musha uko bwije n'uko kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none ngo kwiyongeranya kutwemera ubwiza bw'iteka ryose budashira ngo natwe ntabwo tureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kubiboneka ari iby'igihe gitoya ariko ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose banuvuge cyane ngo amen haleluya haleluya Imana ishimwe cyane uzasome murebe ririya torero rya Simuruna muri ariya matorero arindwi Yohana yandikiye ari Patimo ariya matorero yandikiye muri ya Seminari ariya ririya rya Simuruna yandikiyemo za Efeso Simuruna Tuatira Perugamo Philadelphia na Laodikia kugira ngo nizo ariko murebe mugende mujye ku itorero rya Simuruna ajya kubandikira ubutumwa message yatangira ngo nzamakuba yawe ngo n'ubukene bwawe hagati umuduku ngo ariko kandi umutunzi nzamakuba yawe n'ubukene bwawe ariko kandi uri umutunzi nuba ngo kumubi
cyane ritoya ngo bagakomeza ngo bakamera nk'aho ibibariho ababatoteza uko babakubita ibibazo bafite bakamera nk'aho batabyumva bakamera nk'aho batabyumva bakomeza gushishikara bakorera Imana. Haleluya. Ntabwo byakorera Imana rititaye ku mibabaro. Hari ahantu Pawulo yanditse mu Baroma 8:18 yaravuze avuga iby'ubwami arahageze aranezerwa aragira ngo yewe mbonye ko imibabaro y'iki nakwiriye kugerera ngo n'ubwiza tuzarisha. Haleluya. Ibyari byose bitekereza nyuma tuko kushurwa kw'abana urumva. Rero ni dukwiriye gukorera Imana tunezerewe, tugakorera Imana tuzinjira umunyana. Noneho rero igihe namugiye cyose ntabwo abenshi umwanya ngeze ahantu ugiye kumva kuko ngize ku musozo. Ndashaka kugira ngo mvuge ngo ni icyo ubundi kidukomereza uyu munezero mu gihe cy'imibabaro. Ni iki gituma bishoboka ko umuntu ashobora kunezerwa kandi ari no mu mibabaro? Ni iki bigenda gute? Ni iki kibiteye? Ni iki kidukomereza uwo munezero? Ijambo rya mbere ni imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba zituma tubasha gukipinga kwa munezero no mu gihe duca mu mibabaro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba. Urabona ukuntu Imana irema umuntu. Yari afite ubuzima bwiza, nta bibazo yari afite, nta kurwara yarwaraga, ntiyakenaga, ntiyasonzaga, ntiyagiraga gute, kandi yasabanaga n'Imana. Uburyo Imana yaramugize, yaramuhaye ubutware, yaramuhaye ubushobozi ngo yendaga kumera nk'Imana aho gato, haburagaho gatoya umuntu wasabanaga n'Imana, Imana ikanezerwa nawe akanezerwa. Ariko icyaha kije kiramutandukanya n'Imana, kizana ibibazo. Imbuto yariyeho umwana w'umuntu yari yabwiwe ngo nayiryeho no gupfa. Ariko nanayiriyeho ntabwo haje urupfu gusa, ahubwo urupfu rwazanye mwiza, rwazanye imiruho, uzana imibabaro, uzana gutakaza ubutware ibintu yari afite, bizana umuvumo, bizana gutakaza ubwiza bw'Imana, bizana kwirukanwa muri Edeni, aragenda ajya gutangira ubuzima bubi bubabaje buteye agahinda. Ariko Imana yari yaramukunze urukundo rwinshi rwatumye ubwayo inanirwa kwiyumanganya, irebye ubuzima bwe. Imana birayinanira kwiyumanganya. Nawe uyu muntu atigeze aca bugufi ngo yihane, Imana disi imushyiriraho uburyo bwo kuzakira. Maze kwa kundi yacumuriye ku giti, Imana imutegura uburyo bwo kuzakirira hehe? Kuzakirira ku giti, ari cyo giti cy'umusaraba. Imaze kwishakira igitambo ubwayo. Haleluya. Niyo biramuvuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikirenge kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Urumva rero Yesu wari wagiye ku musaraba, ageze ku musaraba yishyizeho urubanza rwari ruturiho rwatuvuyeho rumujyaho, ahanwa mu cyimbo cyacu. Urupfu rwari rudukwiriye yemera kugira gute igihano twagombaga. Rero ngo igihano kiduhesha amahoro cyari, ni ukuvuga ngo biragenda bijya ku musaraba usanga hariya turatsindishirizwa. Haleluya. Turatsindishirizwa. Imana itugirire neza. Kuvuga ngo niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe by'ukuri agira amahoro atayagiraga, agera muri we akaruhuka. Haleluya. Haleluya. Kubera gutsindishirizwa agira amahoro ari otomatike, ni ibintu bihita byikora muri we, ugera mukaruhuka ukagira amahoro. Kubera Yesu yagiye ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Basi mu gitabo cy'umugenzi nibuke mu Kristo yashatse ahantu yakirira hose cyane, hose yagenze ahantu henshi biraba ngo ariko bagere ku musaraba wawugeze arawutumbira, ngo kuwutumbira gusa ngo awutumbiriye ngo yumva yari yikoreye igitwaro cyari kimuremereye, yaramaranye igihe kirekire, ngo agiye
agiye kumva ngo yumva ibintu byari bigihambere bitangiye kugishuka, imigozi iragishutse, bagiye kumva nyuma cya gitwaro yari yikoreye ngo kivuye ku mugongo we ngo kiramanuka kigenda kumworera ngo heri 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 heri. Uyu mararuhutse ugatangira gutambuka aba guteka najyaga ngenda nemerewe n'ijambo hagira ikintu nakimwe kibasha kubakubaho ngo kugeza igihe nageze ahantu heza cyane wangiriye umumaro azibagirwa ukundi aravuga ngo iri ni itangiriro ahandi mu mutwaro wamiriye ku mugongo. Haleluya! Imbaraga z'umusaraba biravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubaribuka n'iki ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana barivuga cyane ngo amen. Imbaraga z'umusaraba ntabwo mugomba kubishaka. Haleluya, haleluya. Imbaraga z'umusaraba, imbaraga z'umusaraba, harimo imbaraga zikomeye baratsindishijwe ku musaraba. Haleluya, haleluya. Ijambo rya kabiri abatanyumvisha hambere baranyuma hakaze. Ijambo rya kabiri umwuka wera twaha, umwuka wera twaha ajya atuma dukomeza kugira umunezero naho twaba duca hehe. Amen, amen. Umwuka wera twaha, umwuka wera akora imirimo myinshi ariko ashaka kubabwira ngo ibintu nka bibiri. Icya mbere umwuka wera ajya atubera nk'ikinya uruzi akatubera nk'ikinya. Ikinya uzarebe hano mufitemo abagabo, umuntu aba ari kwa muganga bakamutera ikinya, bakamutera ikinya, bakazana za sagiko, bakaza bakatanyura bakajya mu nda kubera ikinya cyabashizemo, kijya cyabashizemo. ariko mbere bacyuzuye umwuka wera cyo bameraga naho batayumva kandi nibwo yari myinshi. Abantu bayikoreye bakemye umunsi barakize barakomeye ariko nibwo bafite amaganya menshi, numva bitababaje. Imana itugirire neza kandi dufashe cyane. Ijambo rya kabiri ku mwuka wera, hari ikintu buriya mwuka wera adukorera buri munsi, ajya yomora ibikomere. Mwuka wera yomora, mwuka wera yomora ibikomere. Duhura n'ibintu byinshi muri ubu buzima bidukomeretsa. Noneho tugeze ku rwego abantu bakomereka baba muri korali hariya bakahakomerekera, bagakomerekera hahandi hirya mu rundi, bagakomerekera mu ntebe hariya bicaramo. Abantu barakomereka buzi ko bakomerekera no ku ruhimbi. Mfite ibintu byinshi bigenda bidukomeretsa. Abantu bagenda bakomeretse, abantu bagenda ibikomere ni benshi ariko banga kubuza umwuka wera. Bakomeretsa mwuka wera yomora, bagakomeretsa yomora, bakagutuka akomora, bakakuvuga amagambo akaguhumuriza. Bakomeretsa yomora, bagategereza ko ubivamo ngo wivumbura ngo wikubite, bakabona urashaza kubera iki? Ntibazi banga, ntabwo bazi banga. Ejo twaragitutse none kiragarutse. Ntabwo bamenye ko mwuka wera yomoye wamaze kubaha imbabazi naho batazi gusabye. Haleluya! Ole bosire man, na tutu le bokire boya sai bambo. Mwuka wera yomora ibikomere, ajya yomora bakagukomera, akaza akaguhumuriza ngo humura nzakuragurwa, nzakugirira neza. Bagacukura inzobo akakurinda, bakagira gutya, bagategereza kunanirwa. Ntabwo bamenye ko hari ahantu ujya wihererana na mwuka wera badahari, akakubwira akaguhumuriza ngo
humura mwana wa lotezomenya haleluya ajya yomora ibikomeye abatonze umwuka wera werobo baragowe bayikorera baragowe ndetse ni nabo muzahura akakubwira ngo rega ubungubu twarashize nubwo tubona turayikora ariko umuntu abashiriramo umuntu aba yumva yanabivamo ariko nyine umuntu aba yanga umugayo ariko ni ukuri twashiriyemo twaragowe hariho abantu bagowe ati ubu twaragowe twarashize ati ni ukuri umuntu aba yumva yanabireka uzi intambara ziba hariya twaragowe umuntu akabwiriza ashiriramo umuntu akaririmba ashiriramo umuntu akadiyakona ashiriramo ariko mwaragowe kabisa mwaragowe kuyikorera mushiriramo yewe data ariko umuntu wuzuye umwuka wera umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo yihanganira gukorera Imana turavangiye ntabwo mvangiye umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo yihanganira gukorera Imana ahubwo yishimira gukorera Imana. He enjoys enjoyinga gukorera Imana. Haleluya. Araririmba akumva ni uburyohe, agacuranga ni uburyohe, akabwiriza ni uburyohe, yasenga ni uburyohe. Enjoying iby'Imana biramuryohera, abibamo aryohewe, akorera Imana aryohewe. He enjoys, enjoying biramuryohe, ibyo akora byose ku giciro cy'Imana biraryoshye. Naho bakomeretse nuko bahita yomora agakomeza akayikorera anezerewe, aseka anezerewe. Atuma dukomeza umunezero no muri cya gihe cy'imibabaro. Wani muvuge cyane ngo amen. Uze nimwatangiye kunyumva noneho muzehe yabyumvishe. Haleluya. Neza shimwe cyane. Umwuka we ijambo rya gatatu bituma dukomeza umunezero mu gihe cy'imibabaro ni amasezerano. Amasezerano kuko isi irakubabaza ugahita wibuka ko Imana yakubwiye nza wajya kunanira abo yari nawe ngo nere umusozi ndaruha ngo bambwiye ngo azaza. Si amasezerano se uvuge cyane ngo amena. Ijambo ryavuze ngo siko bizaba kuba mutegereza nta n'umwe muri muzakorwa n'isoni ngo kereka ava mu masezerano ari abo zizabakora ariko twebwe ntidufite gukorwa n'isoni. Urumva uregera ahantu yajya kunanirwa agahita yibuka nza ngo dufite nza y'Imana tugenda. Nza y'Imana si nza y'umuntu we, ni nza y'Imana nyine, Imana itananirwa, Imana itaruha, Imana idashoberwa. Haleluya. Abantu mwese mufite nza nimushaka muyihe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amasezerano ajya atuma dukomezwa. Amen. Amen. Haleluya. Bigatuma twatura amagambo meza tuvuga ngo kuko Umwami Imana azagira gute azantabara. Nicyo gituma ntamwa nari ngeze mu gihe cyo kumwara ariko sindi bumware. Nicyo gituma nkomera mu maso hanjye kamera nk'urutare ndiyumanganya. Nagaragaza ko nta gikuba cyacitse naho bikomeye ariko bikomeye bifite hari nza. Bavuga ngo ndabizi neza ko ntazakorwa n'iki kivuga ko atazakorwa n'isoni n'amasezerano. Bani mugire gutya rero. Haleluya. Amen amen. Jambo rya kane
nuko muri ibyo byose dukomezwa n'ibyiringiro by'ahazaza. Ibyiringiro by'ahazaza, ibyiringiro by'ahazaza, dufite ibyiringiro by'ahazaza kuko dufite umugabane ukomeye utagize aho uhuriye n'iby'ubuzima byatumaga abakera batesha agaciro imibabaro bacagamo. Haleluya, haleluya. Barandikira Abatesalonike babwira ibyo kuza kwa Yesu gutwara itorero, avuga ngo kumwabo udazamanuka ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga n'iry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Ngo nuko abapfuye muri Kristo Yesu ngo nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe bazaba bakiriho, dore ko duhinduke tujyane nabo tujye kusanganira umwami mu kirere. Avuga ngo nuko tuzabana n'umwami iteka ryose. Ngo nuko namwe mumaranisha n'imibabaro kubwirana ayo magambo, mumaranisha n'imibabaro kubwirana ayo magambo. Yo umubwire ngo nitugerayo ntabwo tuzongera kubabara, ntituzongera kurwana, ntituzongera gutotezwa, ntituzongera kurwana, ntituzongera kugorwa, ntituzongera gucunaguzwa, ntabwo tuzaba imfubyi cyangwa abapfakazi, ntabwo abagabo bazongera kuduta cyangwa abagore, ntituzongera gusonza cyangwa gukena cyangwa gushomera sha. Haleluya, haleluya. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo avuga ko batubanjirije n'ibyo bashiyemo n'uburyo bagiye ari intwaro, aravuga ngo bavuga batyo baberekana ko bashaka gakondo, muri si bakumbura iyo bavuyemo babonye n'uburyo bwo gusubirayo, ngo ariko noneho barashaka gakondo muri iki gihugu kuba kiza ngo niyo gakondo yo mu ijuru. Avuga ngo nicyo gituma n'Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe, kuko yabiteguriye umudugudu. Uvuge cyane ngo amena. Haleluya, haleluya. Pawulo ageze ku musozo w'ubuzima bwe arahitegereza, arahareba, ahita abwira Timoteyo ngo njye maze kumera nk'isuka ku gicaniro, ngo dore n'igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, biryo umwami wacu umucamanza utabera bazava kuri urya munsi. Aravuga ngo nyamara si njyewe njyenyine. Pawulo naramukunze cyane ageze kuri aka kantu, naramukunze ageze kuri aka kantu, aravuga ngo si njyewe njyenyine, ngo ahubwo n'abakunze kuzaboneka ko natwe yadushyizemo. Haleluya, ati si njyewe njyenyine. Yo, haleluya. Babona banditse urwandiko rw'Abaheburayo yaravuze ngo abo bose nubwo bamaze guhamya kuba kwizera kwabo, ariko ntibahabwa ibyasezeranijwe, ngo kuko Imana yaduhitiyemo ikirutaho kuba cyiza, ngo badatunganwa tutari kumwe nabo. Ngo nibuge cyane ngo amen. Bazajya gutunganwa nanjye nahageze. Ayiwe, nawe uzaba uriyo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose bijya bituma dukomeza umunezero, kuko ntabwo imibabaro y'iki gihe ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Uvuge cyane ngo amen. Ijambo rya nyuma dusoza naririje mu rusengero, ariko ngiye kuvuga ijambo rya nyuma nimurumure, ariko muryumve neza. Amen. Turavuga ngo niki gikomeza umunezero kandi ari igihe cy'imibabaro. Ubwa mbere mwumvishe ibyo twavuze ngo n'imbaraga z'iki. Kabiri turavuga ngo niki? Umwuka wera twahawe. Gatatu turavuga ngo ni amasezerano, muri abanyeshuri beza. Kane turavuga ngo ni ibyiringiro by'ahazaza. Iyo twibutsa ahazaza hacu sha, haleluya, bita dusuzugura iby'iki gihe. Ijambo rya kane rero ni uko ahubwo noneho no muri ya mibabaro yose dushamo Imana ikomeza kutwihishurira. Ni ukuvuga ngo Imana ikomeza kutwihishurira muri ya mibabaro, muri bya bibazo. Ntabwo mubyumvishe. Urumva Imana ntidutererana, mu yandi magambo ahubwo iratwiyereka muri bya bibazo, ntabwo igitureka, ahubwo igitubera byose tugize gute dukeneye. Amen, amen. Ntabwo Imana idutererana. Yanyongeye igicu n'ijoro rikaba ni Kristo, burya ni Kristo, cya gitare mose kikava amazi abiri bakanywaho, burya murumva n'iki? Ni ukuvuga ngo bakeneye ibyo kurya ababera ibyo kurya, bakeneye amazi ababera amazi. Haleluya.
yosuwa ajya gutera yeriko ahita akubitana na marayika aramwikanga ati wowe se ati uwo mu wacu cyangwa uwo mu ariko ngo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka bari bakeneye umugaba aza kubabera umugabo niyo mpamvu inkike ze ariko zagize gute ngo ajya tubera ngo mu bibazo aratwereka ajya tubera byose tugize gute dukene bari buvuge cyane ngo amen. Iyo tugeze mu gihe cy'imbeho ajya tubera ikote ryiza tugira gute twivubika kugira ngo aturinde imbeho ariko mujye mu mwuka niba utajya mu mwuka ntabwo mu nyuka ku zuba ryinshi ajya tubera igicucu tugize gute twugamamo bwa bukana bw'icyo kizuba ayiwe bugashirira muri cya gicucu butugeraho se niba bigamurwa ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora mugabane uvuge cyane ngo amen. Haleluya haleluya. Agaza mu bukene akakubera umuterankunga nta muntu wese ugeze abera umuterankunga mu bukene ayiwe haleluya. Mu ntambara akaza akakubera umugaba mu gihe cy'umwijima ashaka kubera umucyo igihe cy'inzara akakubera ibyo kurya igihe cy'inyota akakubera amazi yo kunywa ajya abera byose ayiwe mu rubanza yakubera umwavoka akakuburanira nta muntu araburanira hano urubanza akakubera mu karengane akakubera umuvunyi agaseruka nk'umuvunyi haleluya haleluya. yagera kuba mwabonye abapfakazi bo mu bizera by'ukuri agaza akaziba icyuho wamubona wa muntu ukazajya ubona arasusurukiwe ukabona arasa neza ukabona araberewe bakamubarira iminsi bakabona yitambutsemo neza ntibazi ibanga ntabwo bazi ko ajya aba byose ukabona aranyuzwe yagera ku mfubyi n'izindi mfubyi ngo ziri papa reka ni mama ariko Yesu arazipapa akazimama akazikuza akazirera akazirira amashuri zikiga mwebwe ntabwo mubizi buriya arabyumvisha ariko nkunda abantu bumva cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. hagera ugeze hahandi akagukwera abandi se nibakwera abana babo akagukwera nawe akagushakira amajyambere akaguherekeza akagutwikura akagusura igihe cyagera wabyara akazajya guhemba urubuga cyane ngo amena ajya tubera byose dukeneye muri bya bibazo aratwiyereka niyo mpamvu dukomeza umunezero kandi abantu bazi ko twashiriye none muvuge ngo amena turekere aho ngaho Imana ibahe umugisha kadusenga Imana reka amaso yanyu dusenga Imana ibahe umugisha numva hano hari imbaraga numva zamanutse birashoboka ko wenda ari ngewe uzumva cyangwa uzibona ariko hari imbaraga ziri aha hantu kandi izelemanda ya minforia izi mbaraga zidedelefo harimo gukiza hari n'indwara zigiye gukirira aha hantu akakara desidebo elemarasha hariho kugendererwa gukomeye kubaye hari ukuntu ikirere gihindutse aroderema ahesopin heride nubrishenya deskontebo mere rebovi ehesintemo ahitevo buriya rero Imana yaje abantu bajya baprofita ndumva muri aka kanya baprofita etatita ya bimisaya ariko nagira ngo muri aka kanya buri wese afata umwanya
turareka mwuka wera akomeza akore. Arimo arakora, nimugire ngo arimo arakora, ntagire impungenge. Na bya bikomere hari ibyo yamaze komora kuri bamwe, abandi bariho baromorwa, abandi bariho baragendererwa, abandi bariho baracirwa inzira. Hari ibintu byinshi birimo bikoreka muri aka kanya, ariko hari abantu bacitse intege ndetse bamwe baraguye mu mutima. Hari n'ubwo hari n'abaguye mu buryo busanzwe, ariko hari abaguye mu mutima. Abandi perseverance, ariko hari imbaraga zirimo zinganza. Hari abantu Satani yanyaze umunezero wabo, abandi yabavanye mu murimo, abandi abavana mu gakiza. Hari n'abandi bananiwe bagambiriraga kubivamo, the shellbone ferma la chambre. Bise ko numva hari ikindi kintu cyakoretse aka kanya. Hari abantu bari bananiwe, ariko bimaze kumva ko hari icyo umwami yakoze. Hari abantu bagize ubwihebe muri iyi minsi cyane mu buryo bukomeye, bakabona ko byari byararangiye, ariko niyo minsi naje kubabwira ngo haracyari ibyiringiro. Nshaka kugukomeza, mubwire ngo ihangane, mubwire ngo komera ushikame. Akaya ndibuko komera ushikame kandi wihangane, ugusenga kwawe Imana irakuzi, dore marayika azanye imbaraga, ukomezwe mu rugendo rwawe. Ihangane, unezerwe no mu makuba, kuko amakuba ngo atera kwihangana kugatera kunesha ibigeragezo, kuko kunesha nako kukazana ibyiringiro, ngo kandi mwene ibyo byiringiro ntabwo bidukoza isoni. Haracyari ibyiringiro rero, haracyariho gutabarwa. Terebori yashaye, haracyariho gutabarwa. Ijambo ryavuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, nguyu imbere we ngo agenda bamushya, uko bwije nuko bukeye. We gutinda ku bitaboneka, ko burya ibiboneka, we gutinda kubiboneka uko iboneka n'iby'igihe gitoya, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. So ndagira ngo we dusenge Imana, Mwuka Wera arimo arakora. Uzi ko hari abantu bari barazimye mu by'umwuka, uzi ko mbona ko hari ibicaniro byongeye gucana. Yego sinzi n'ikintu kibaye, ariko tayibere yashaye ebinita yamini hadene silimando elemandaya. Hari ibicaniro byari byarazimye byongeye. Hari abantu bari barazimye mu by'umwuka, bongeye gukongezwa muri aka kanya. Nelesilia ma belforia bobinia keria raho goshai dele manda ya bilforia siri mini krift delili manda ya siri mala shando. Mbere yuko tugira ikindi tuvuga, mufate amasomo na mirongo. Aba bagiriwe imbabazi n'Imana, turabagushimiye muri uyu mwanya, kuko bumvise ubutumwa bwiza bukinjira mu mitima, bakifuza kongera kuba bashya. Aba bazuwe n'ijambo, dushimiye umukiza uzura, tubaturiyeho imbaraga z'Imana. Ubu twaratuvana ku musaraba, ubu twaratuvana imbere ya Kristo. Izi mbaraga z'umusaraba nizibabashisha bakora iby'ubutwari. Satani yari yarabatwaje igitugu, ariko uyu mwanya kuko binjiye ahera,
bahagirire umugisha, bahakomerere, bagwize imbaraga. Ibyo bari baranyazwe uyu munsi binjiye mu rugo rw'Imana ihemba neza, ifite ibyisabwa. Ubagirire neza rwose kandi ukomeze kubitaho. Imbaraga z'Umwuka Wera zibane nabo kuko twumvise akamaro k'Umwuka Wera. Urakoze, turagushimiye kandi tugukomeye amashyi rwose, tugushimira ineza yawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Bakoze cyane kubw'uko kugendererwa bikomeye, kubw'iyi mirimo n'ibitangaza ukoze kandi urimo gukora, kandi bigaragara ko na nyuma yawe ukomeza gukora, kuko hari abo uherekeje, hari abo ugeranye nabo mu ngo iwabo. Ahezire bo ya shamba libere premandaya detelebo ya sirebo, ubagirire neza. Gasha komeza abatari bakomeye, ubahe kugwiza imbaraga, ubahe kugwiza urukundo, utange ibihe byiza, ibihe by'amahoro n'ihumure. Ubwiza bwawe barasire cyane, suko ububyutsa ahantu, suko ububyutsa ahantu, suko ububyutsa ahantu, suko ububyutsa ahantu, suko ububyutsa ahantu. Bantu bongere buzura Umwuka Wera, bakunezerwe, bakwishimire, bongere bagukorera nko muri bya bihe bya kera. Mwami mwiza, banezerewe, baguwe neza. Urakoze kubw'imirimo ukoze igaragara n'itagaragara, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha cyane.